Ni umujyi wagiraga utubari twinshi dutandukanye, ariko muri wo habagamo akabari kakundwaga cyane kitwaga Eclipse. Ni kari kakabari kagira urusaku rwinshi cyangwa ngo kabemo abantu biyandarika, ahubwo kari ahantu hameze neza, harimo amatara y'amabara atandukanye, indirimbo zituje, n'abakobwa bakiraga abantu bambaye neza. Muri ako kabari hari umukobwa wakoreraga nijoro witwaga Joyce. Ku manywa abantu benshi bamubonaga nk'umukobwa usanzwe, yambaraga neza, akagenda ku kagare ke, kandi yakoraga mu kigo gitunganya ikawa. Akazi ke ka buri munsi karangiraga saa 11 z'umugoroba. Abaturanyi, inshuti ndetse n'abari bamuzi bose niko kazi bari bazi ko akora gusa. Nta muntu wari uzi neza ubuzima bwe bwa nijoro uretse abo bakoranaga muri ako kabari n'indi nshuti imwe yari yarabibwiye mu bo bakoranaga mu ikawa. Ku wa gatanu umwe nijoro Eclipse yari yuzuye abantu kurusha uko byari bisanzwe. Hari haje abasore benshi bari kunywa inzoga zihenze, abakundana bari gusangira, abandi bicaye bonyine bafite telefoni mu ntoki arizo barangariyeho. Umuziki woroheje wari uri gucurangwa, amatara y'amabara agenda ahinduranywa buhoro buhoro ku nkuta. Abakobwa bakoraga akazi ko kwakira abakiriya bose babaga bambaye imyenda isa, bambaraga ipantaro z'ubururu, amashati y'umweru n'utujiro tw'ubururu inyuma. Hasi bose babaga bambaye inkweto z'umukara zifunze. Joyce yagendaga hagati y'ameza yakira abakiriya bashya, akabereka aho bicara, ubundi akandika ibyo basabye ku gakayi, hanyuma akajya kubizana. Yavuganaga n'abantu aseka gake gake, amwenyura, kandi abantu benshi bamusigiraga amafaranga y'inyongera kubera uburyo abakiraga neza. Hari abagabo bamwe bamurebaga igihe kirekire mbere yo gusubiza ibyo babajije, bakamwenyura, yamara kubaha ibyo basabye bakamuha udufaranga. Muri iryo joro ariko hari umuntu winjiye muri ako kabari umutima uremerewe cyane. Uwo yari Scott. Ntiyaraje kwishimisha kandi kunywa byonyine sibyo byari bamuzanye. Yaraje kugenzura Joyce kuko yari umukunzi we. Yari yambaye ikote rirerire ry'umukara n'agapfukamunwa gatamenyekana ku kanya. Yarahageze ari kumwe n'inshuti ye Gabayeri, ari wari umuzanye aho ngaho. Bamaze kwinjira, Gabayeri yahise ajya kuvugana n'umukobwa bakiraga abakiriya ngo babone aho bicara. Scott we yagendaga acecetse inyuma yareba hirya no hino. Mbere yo kuzaho, Gabayeri yari yamubwiye ati uraza kubona ibintu utaruzi. Narakubwiye n'abakobwa bakora mu tubari nijoro baba bafite ubundi buzima batakwereka ku manywa, kandi wari gukomeza guhakana kakora iyo ntakuzana. Utuze ubihanga amaso gusa. Igihe bamubwiraga bwa mbere ko Joyce akora mu kabari nijoro yabanje kubihakana, yumvaga bidashoboka. Joyce yari umukobwa utuje, uvuga make, udakunda ibintu byinshi. Nta na rimwe rero amubonanye imyitwarire yatuma mukekaho ikibi. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, amagambo yabwirwaga niko yakomezaga kumurya mu mutwe. Gabayeri yaramubwiraga ati numenya aho umukobwa wakorera nijoro uzamenya uwo ari we nyakuri. Niba gukunda koko kuki atigeze akubwira ko kazi. Abakobwa bo mu tubari baba bazi gukinisha abagabo, nawe niko byagenze yaragukinishije. Ayo magambo niyo yari yatumye yemera kuza. Bicaye ku meza yari kure gato, bamaze kwicara no gutangira kunywa, Scott yahise abona Joyce hirya yakira abakiriya bashya bari binjiye. Yaramwenyuraga, akabereka aho bicara, akandika ibyo abantu basabye, rimwe akicara ku meza gato y'abakiriya bakaganira nk'aho bari basanzwe baziranye. Yari azi kuganiriza abantu. Scott yabanje kwihangana. Yagerageje kubwira umutima ko ibyari akazi gusa, ariko uko yakomezaga kumureba niko yumvaga ibintu biri guhinduka muri we. Mu kanya gato umuziki waragabanyijwe. Umugabo wari uri kuri mikoro hagati mu kabari wari usanzwe asusurutsa abakiriya yahise atangira gusetsa abantu batera urwenya. Yaravuze ati uyu munsi ndabona hari umusore wicaye wenyine kandi ameze nk'ufite agahinda. Ese abakobwa bacu nta n'umwe bamushimisha? Abantu benshi barasetse, mu kabari bahindukiza itara rimwe barimurikisha ku meza yari yicayeho. Ni umusore wari wambaye kositimu y'igiciro cyinshi, ku kuboko yari afite isaha nini kandi ku meza hari imfunguzo z'imodoka ihenze. Wa mugabo ari kuri mikoro yongeye kuvuga ati reka turebe umukobwa uri wa mbere mu kumwemeza uko basangira. Abantu bose bongeye guseka no gukoma amashyi. Abakobwa bakoraga muri ako kabari batangiye kwegerana baseka. Umwe yahise agenda mbere ajya aho uwo musore yari yicaye. Scott yahise yegama ku ntebe neza kugira ngo akurikirane buri kintu atagira n'ikimucika. Umukobwa yageze kuri uwo musore aramwenyura, avuga amagambo make abantu batumvaga neza. Umusore yaramurebye araseka, hanyuma azunguza umutwe aramwanga. Abantu mu kabari byarabasetsaga, barazitse baratembagara. Undi mukobwa yahise agenda nawe. Yagerageje kuganira n'umusore amwenyura cyane, ariko nawe aramwanga. Hakurikiyeho undi nawe aramwanga. Abantu bakomezaga gukoma amashyi no gusakuza baseka, kuko kuri mikoro yahitaga biteramo urwenya, agatangira ati ashobora kuba abonye nta nyasha afite bigatuma mwanga. Hagiye undi yaravuze ati buriya ashobora kuba mwangiye kabyibushye akaba adakunda nyashi. Ariko kuwa gatatu yahise avuga ati yanzunanutse yanga ubyibushye, reka turebe ko yahita muriya kuko wari inzobe. Gusa nawe yaramwanze. Joyce we yaragihagaze inyuma gato y'abandi bakobwa acecetse. Wa mugabo kuri mikoro yahise avuga ati Joyce wese akatagerageza. Joyce yabanje kumwenyura gake nk'ufite isoni, ubundi atangira kugenda gahoro gahoro yikaragamo gake ajya aho umusore yari yicaye. Scott wabyitegerezaga yahise yumva umutima utangiye gutera cyane. Joyce ageze aho umusore ari yabanje kumusohoza amwenyura. Umusore yahise ashyira telefone hasi amureba neza. Joyce yavuze amagambo make, umusore ahita aseka.
Bakomeje kuganira nk'umunota umwe, hanyuma umusore amusaba kwicara iruhande rwe. Mu kabari hose hahise humvikana amashyi n'urusaku rw'abantu bari bishimiye ko nyuma na nyuma yahisemo Joyce. Wa mugabo kuri mikoro yahise avuga ati, ngaho rero Joyce niwe utsinze. Abantu bongeye gukoma amashyi, bakomeza kwinywera inzoga bamwenyura. Ibyishimo byari byose ni nacyo bakundiraga ku kabari, ntabwo bageraga irungu bakajemo. Wa musore yatangiye kuvugana na Joyce aseka, nawe rimwe na rimwe akamwenyura. Scott we yaracecetse. Gabriel yaramurebye aramubwira ati, ubonye ibyo nakubwiraga? Ariko Scott ntiyamusubije, yarakomeje kureba Joyce gusa. Mu maso he hari harimo wa mubabaro umuntu agiriye abonye ikintu umutima we waranze kwemera mu gihe kirekire. Wa musore yahise ahamagaza umukozi, atangira gutumiza ibyo kurya n'ibyo kunywa, bajya mu cyumba cyo hirya bitaga private room, icyo abagabo bashoboraga kuganiramo n'umukobwa bishimiye bagasangira ari bonyine. Scott yababonye binjiramo, atangira kwitekerereza ibindi. Kubera agahinda yatangiye kwibuka umunsi wa mbere avugana na Joyce. Hari hashize amezi 4. Ubusanzwe kugeza muri ako kanya Scott yakoraga mu ruganda rutunganya ikawa rwari hafi y'umujyi, aho niho Joyce nawe yakoraga. Scott yari ashinzwe kugenzura imashini zipakira ikawa, Joyce akora mu kindi gice cyapakiraga ikawa mu bikarito byo kohereza mu maduka. Scott yari umwe mu basore bakoranaga n'abandi neza, ariko akagira ikibazo kimwe cyatumaga aterwaho urwenya n'abandi bose. Ntiyagiraga umukunzi, inshuti ze zahoraga zamwibasiye. Abasore bakoranaga benshi bavuga ku bakobwa ko basohokanye, uko baganiriye, bamwe bakajya berekana n'amafoto bari kumwe n'abakobwa muri telefoni. Scott we akabura icyo avuga, ahubwo akisekera gusa. Mu ruganda hari harimo abasore 3 bari inshuti ze za hafi. Habagamo Gabriel, Egide na Patrick. Abo bose bari bafite abakunzi kandi bakundaga kwiya Scott buri munsi. Umunsi umwe ari hafi mu kiruhuko cya saa sita bicaye hanze y'uruganda, Egide ahita abwira Scott ati, njye mba nkiri kwibaza niba koko warigeze gutereta umukobwa n'umwe mu buzima bwawe. Abandi bahise baseka. Patrick ati, buriya ashobora no gutinya kubwira umukobwa ko mukunda. Scott yarabasetse ariko ntiyagira byinshi avuga, yari umuntu utajya impaka cyane. Gabriel nawe yaravuze ati, oya rwose ikibazo cya Scott si ugutinya gusa, waba yumva umukobwa wese atamwiyumvamo, nyine atinya ko abakobwa bamwanga, ni umuntu utazi no gutangiza ikiganiro. Scott yaravuze ati, si uko mbatinya, ni uko nkiri gushaka umuntu unyuze. Abo basore bongeye guseka cyane. Patrick ati, reka da, erega abantu bose bavuga bari cyo batinya abakobwa. Egide yarebye hirya mu ruganda, abonye Joyce ari gukorana n'abandi bakobwa bapakira amakarito, ahita aseka ati, ngaho se niba uri umugabo koko tereta uriya mwana, dore nabo bagiye kuza mu karuhuko, genda umuterete. Scott yarahindukiye areba Joyce, yarahagaze yambaye imyenda y'akazi, yamanuye agapfukamunwa munsi y'akananwa, ari gufunga mu karito y'ikawa. Egide ati, genda umuterete, nibura nutuma yemera ko murajyana gusangira hanze uraba utsinze. Patrick yahise avuga ati, reka dushyireho intego tubetinge. Abo bose bahise bashyuha. Gabriel ati, dutege nabishobora, akamwemeza ko basohoka bakajya gusangirira hanze, ndatanga 10,000. Patrick ati, nanjye. Egide ati, nanjye ndayatanga, bibi 30,000. Bahise bareba Scott bose. Patrick ati, ariko se nutabikora witeguye kuza kuyaduha? Tekereza, umukobwa nahita kwanga, ni wowe urayatanga, uriteguye cyangwa dukomeza tukwita ikigwari? Scott yarebye hasi aratekereza. Mu by'ukuri byo kuvugisha Joyce byamuteye ubwoba, nta na rimwe bari barigeze kuganira birenze indamutso zo mu kazi. Gabriel yahise amukomanga ku rutugu ati, ntacyo bigutwara niba utari ikigwari, genda umubwire gusa ngo mujye gusangira, nabyanga uragaruka uduhe amafaranga wa kigwari we. Abandi bakomeje kumushishikariza kugenda, amaherezo kubera igitutu cyabo no kutifuza gukomeza kwitwa ikigwari, abarabyemeye, gusa babwira ko ari umuterete nimugoroba akazi karangiye koko. Abantu benshi batangiye gutaha. Scott ajya guhagararaho umukobwa aparikaga igare, ku buryo yaje akamubona akiri kure. Umutima watangiye gutera cyane ku buryo yumvaga yanisubiraho. Yarahagaze areba inyuma nk'ushaka guhunga, ariko ahita abona Gabriel na Patrick bari kumurebera ruguru. Joyce yakomeje kuza agera iruhande rw'igare rye, akagare ka siporo yagendagaho kari kegeranye n'akamugenzi we batahanaga. Scott yinjije umwuka mwinshi arongera arawusohora, ategereza ko Joyce agera hafi y'aho yarahagaze. Joyce ageze hafi ye yahise amureba aramwenyura ati, wari untegereje se? Wowe kutagenda ku igare, kutaparitse hano uri kuhakora iki? Scott yahise yumva amagambo amushiranye. Yabanje kureba hasi gato, ubundi aravuga ati, yego, aricyo nashakaga kukubwira. Joyce yakomeje kumureba acecetse. Scott yumvise umutima uri hafi kumuca mu kanwa, yumvaga ashobora no kwisanga avuze ibintu bitari byo. Mu kanya gato yiyemeje kubivuga uko biri nta kubeshya ati, mu by'ukuri inshuti zanjye zashyizeho beti, ubu ngubu twateze. Joyce yaratunguwe ati, mezite se? Ngo beti mwateze ibiki? Scott ati, buri munsi baranserereza, bavuga ko ntinya abakobwa, kandi urebye nibyo koko. Kuva njye nabo twamenyana sinigeze ngirana umubano n'umukobwa, yewe na none ndavugisha ngo tumarane umwanya. Bambwiye ko nindamuka nshoboye kukwemeza ko twajyana gusangira, ndaba nsinze bakampa amafaranga.
Joyce yakomeje kumureba atunguwe no kumva umuntu uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo mu buryo budaciye ku ruhande. Scott yahise yihutira kongera ati ariko sinashakaga kukubeshya, niyo mpamvu nkubwije ukuri, kandi nutemera nanjye ndacibwa amafaranga. Ayo bambwiye ko bari bumpe ni njyewe urayabaha, bakomeza no kunyita ikigwari. Joyce amurebye akanya gato ubundi araseka aramubaza ati none se ushaka ko ngufasha gutsinda beti? Scott yafashe ku mutima arawukomeza aramubwira ati ndaguha 1/2 cy'amafaranga bari bumpe. Joyce yongeye guseka aramureba ariko none aseka neza kurushaho kuko hari harimo akantu k'amafaranga. Yaramubwiye ati mbega n'akazi uri kumpa? Scott nawe yarasetse yumva none yasetse bya nyabyo mbere yuko bahura, aramubwira ati wabifata utyo ntaribi n'akazi. Joyce yacecetse gato nkuri gutekereza. Bakiraho mugenzi we agendaga ku kagari kandi yaraje. Joyce aramubwira ati ubukomeje nyimfitanye gahunda n'uyu musore. Mu by'ukuri ntiyaramenyera abasore bamubwiza ukuri batyo, abenshi bamuganirizaga bashaka kumubeshya cyangwa kumwemeraho. Scott we yasaga n'ufite ubwoba ariko yarafite ukuri, yavugaga ukuri nta kubeshya. Joyce yarongera amubaza ati none se urashaka ko tujya hehe? Scott yatunguwe no kubona byemeye ako kanya, ahantu hose ushaka turahajya. Joyce ati none reka tujye gusangira pizza, ariko ni wowe wishyura. Scott yarasetse ati kandi nabyemeye wibitindaho, genda guha amayo wari bumpembe, ikindi ndaguha 1/2, ahubwo wigire nk'umuntu amarangamutima yafashe, babone ko nyine mbirimo neza, babone ko tubirimo ko ndi kugutereta nyine kabaye. Kure yabo Gabriel na bagenzi be babirebaga batangiye gusakuza no guseka batizera ko Scott abishoboye. Scott na Joyce nabo bavuye ku ruganda baganira nk'abantu bari basanzwe baziranye kuva na kera. Bavuye ku ruganda bambuka umuhanda bajya muri restaurant no yari hafi aho, ahantu hakundwaga n'abakozi bo muri ako gace. Ni hari hahenze cyane ariko hari hatekanye. Bicaye Scott agifite ubwoba, yumvaga atazi niba akwiriye kuvuga byinshi cyangwa guceceka. Joyce we yasaga n'uwisanzuye kumurusha. Yafashe meni no kuvuga urutonde rw'ibyo bafite ayirebaho gato, ubundi aramubaza ati ubwo koko nutsinda beti utambeshye baraguha amafaranga angahe? Scott ati ni 30. Joyce yazunguje umutwe aseka ati noneho ndabona ndi umukobwa uhenze. Scott ati ni nabyo rero urahenze. Joyce yamurebye gato ubundi aravuga ati nuko wavuze ukuri, naho ubundi hari ubwo ntari kubyemera. Iyo uburundi wari kuza ukambeshya nyine ukanyigiraho umuntu wadanje, ariko wowe waje uvuga ukuri. Umukozi yaraje ababaza ibyo bashaka kurya kuko bari bamaze kureba urutonde rw'ibihari. Joyce yahisemo pizza n'umutobe, Scott nawe afata ibyo kurya ariko asa n'utabyitayeho cyane kuko umutima wari ugiye kuri Joyce. Batangiye kuganira ibintu bisanzwe. Bavuze ku kazi, ku bakozi bo mu ruganda, ku buryo akazi ko gupakira ikawa karushya. Joyce rimwe na rimwe agaseka, Scott akumva ari kugenda arushaho kwisanzura. Mu gihe kigera hafi ku isaha bamaze bicaye aho, Scott yatangiye kubona Joyce mu buryo butandukanye n'uko yamubonaga mbere. Yarasanzwe amubona nk'umukobwa mwiza ukora mu ruganda gusa, ariko muri uwo mugoroba batangiye kubona ko azi kuganira, ko yumva abana akabatega amatwi, kandi ko yasekaga mu buryo bwatuma umutima ukomeye nk'ibuye woroha nk'ipampa. Joyce nawe yatangiye kubona ko Scott atari wa musore ucecetse gusa babonaga ku kazi. Yari umuntu utuje ariko uvuga ibintu biri mu kuri, nta kwiyemera yari afite. Bamaze kurya, Joyce yahise amubwira ati noneho uratsinze. Scott aseka ati yego. Joyce ati gutinya abakobwa rero si bibi nk'uko babikubwira, n'ubundi ibintu by'inkondo si byiza kubyinjira mutiteguye gushaka umugore, kandi igihe kizagera ubijyemo nta gato ushyizweho. Niko duteye, ni iby'imibiri yacu dutegeka, ntabwo ari ibintu umuntu aguhatira. Iyo bitakurimo ubwo nta biba bikurimo, iyo bikurimo ubikora kurusha abandi babiguhatiraga. Scott yamurebye akanya gato ubundi aravuga ati njyewe ndi gutekereza ko nkiri kurota, sinari nzi ko urabyemera. Nyuma yo kuvaho Scott ntiyamerekeje kuko umukobwa yahise yurira igare rye akigendera. Gusa mbere yuko agenda yaramubwiye ati ejo ntuzibagirwe kumpa amafaranga yanjye yo mu gutega. Scott ati nzayaguha rwose. We yahise asanga Gabriel. Baramubonye baraseka cyane, bamubajije uko byagenze yashaka ibyo babeshya, babwira ko kumutereta byamworoheye kandi ko bazibonera impinduka mu buryo azamwitwaraho mu minsi ikurikira. Bamuhaye amafaranga koko. Bukeye batungwa no kubona Joyce ubwo anyuraho bari bicaye akareba Scott akamwenyura. Nyuma ya saa sita Scott yashatse Joyce kugira ngo amuhe umugabane we, ubwo abandi bo bacungacunga bagira ngo akomeje kumutereta. Yamusanze nyuma y'uruganda abakozi bamwe bajyaga kuruhukira. Yamuhaye amafaranga, Joyce aratangara ati ndari nzi kuri bumbeshye. Scott ati nari nabigusezeranyije. Joyce yafashe amafaranga aseka ati ndabona uri umunyakuri rwose. Kuva uwo munsi ibintu byatangiye guhinduka gahoro gahoro. Scott yatangiye gushaka impamvu zo kwegera Joyce ku kazi, rimwe na rimwe akamubaza ikibazo nabaza igisubizo. Hari ubwo yamubazaga ati aka kazi se nikakuvuna? Ikibazo nk'icyo yabaga gifite igisubizo. Nta muntu wabaza undi niba akazi kamuvuna kandi bakorana mu ruganda rumwe. Ariko nyine byari by'umusore ushaka gutereta. Ubundi yaramuherekezaga igihe batashye akamugeza ku kagare ke. Joyce we yabifataga nk'umuntu uri gusigasira umukino we.
yabonaga Scott nk'umusore mwiza kandi utuje, ariko ntiyari yakabifashe nk'urukundo. Wiyumvaga nyine bakiri muri beti ari ukugira ngo nyine abamuhaye amafaranga baticuza babone ko yamuterese akagira ikivamo. Icyakora Scott we uko iminsi yagendaga ishira niko arushaho kumukunda by'ukuri. Hari umugoroba umwe ubwo bari bamaze gutaha, Scott yamusabye ko basubira gusangira. Joyce yahise amuseka ati none se mbwira n'andi mafaranga mwateze iki? Scott ati oya, ubu ninjye ubishaka. Joyce yabanje kubifata nk'urwenya, ariko Scott yakomeje kubimuhatira. Uwo mugoroba ntiyabyemeye, gusa mu minsi ikurikira akomeza kujya amwandikira akamubaza uko yiriwe, rimwe na rimwe akamugurira utuntu duto two kurya ku kazi. Babasore bagakomeza kwibeshya ko urukundo rwakomeje, bavuga bati twayamuhereye ukuri, iyo atatugira yari kuzapfa atagiye mu rukundo. Umunsi umwe Joyce yaramubajije ati ese urakomeje tuzajyane gusangira? Nawe ati yego. Bagezeyo Scott ntiyaca kure, yaramubwiye ati bwa mbere byari beti, ariko naje kuyikorera ku muntu ukwiriye urukundo rwanjye, nyemerera bibi bya nyabyo umbere umukunzi. Umukobwa ati ubwo kuko nkundamo iki kandi ni umukobwa usanzwe? Scott yaramusubije ati nicyo nkunda kuri wowe, nta kwiyemera ugira. Hashize iminsi myinshi Scott amwereka ko ibyo amubwira bikomeje, nta mikino cyangwa kubeshya byari birimo. Amaherezo Joyce nawe yatangiye kumwiyumvamo gahoro gahoro. Umugoroba umwe bicaye hanze y'akaduka banywa umutobe, Joyce yaramubwiye ati ndabona utazigera undeka. Scott ati nibyo sinzigera nkureka. Joyce ati noneho reka tugerageze dukundane turebe ibyo ari byo. Uwo munsi nibwo urukundo rwabo rwatangiye byeruye. Ibyo byose by'uko batangiye gukundana nibyo yibukaga. Aho mu kabari Scott yatangiye no gutekereza ku byo Joyce wari uri gusangira n'undi mugabo yaba arimo. Icyo cyumba cya private cyari giteguye neza kandi nticyari kimwe. Byari ibyumba bitandukanye aho ngaho mu kabari, ndetse bamwe mu babyinjiragamo hari uko bigenzaga iyo babishakaga. Uko yabitekerezaga niko umutima wakomezaga kuremererwa. Byaramubabazaga cyane kurushaho kuko yarazi neza uburyo byose byatangiye hagati yabo. Nyuma y'igihe gito Joyce na wa musore w'umukire bamaze basangira, bongeye gusubira mu kabari imbere. Joyce akomeza akazi ke, umusore nawe asubira ku meza akomeza kwinywera. Umuziki wari wongeye kuzamurwa gahoro, abantu bakomeje kunywa no kuganira. Bamwe babyinaga gake gake, abandi bicaye ku meza yabo baseka. Joyce akigaruka, abandi bakobwa bakoraga muri ako kabari bahise baza bamukikiza bavuga ibintu bitandukanye, bati twese yatwanze ariko uramwemeza. Uri mwiza kuturusha se buriya? Nireba ngo akoresheje ra, ufite amahirwe rwose, uyu munsi amafaranga urayatsindiye ntayawe. Joyce yarasekaga gusa ariko akajya ahindukira akareba wa musore nk'ushaka kureba niba akiri wenyine. Umusore nawe yasaga nk'uwamwishimiye cyane. Mu gihe ibyo byose byaberagaho, Scott yarakicaye kurabireba. Uko wabonaga Joyce aseka niko umutima washwanyagurikaga. Gabayeri yamwitegereje gato, abona atakivuga ati urakibwira ko iba ari akazi gusa? Scott ntiyamusubije. Yifatiye ikirahure yari afite arakinywa. Aho byari bigeze ntiyaracyumva uburyo icyo kinyobwa kiryoha cyangwa uburyo gikarishye. Mu mutwe yari huzuyemo urusaku rw'ibitekerezo byinshi hari kuberamo ibiterane. Mu kanya gato manager w'ako kabari yahise yegera Joyce amusanga aho yari ahagaze mu envelope ntoya y'umweru, utu duto nyine bakora mu mpapuro. Abakobwa bari aho bahise bongera gukoma amashyi, umwe muri bati ibihumbi 50 byabonetse uyamukuyemo. Joyce yafashe envelope aramwenyura ayishyira mu gakapu ke. Yarebye wa musore w'umukire aramwegera aramubwira ati wakoze. Umusore aramwenyura ati oya, ahubwo nijye gushimira kuko niwe watumye uyu mugoroba uba mwiza, uzi kuganira nabikunze. Mu kanya gato umusore akomeje kwinywera, Joyce nawe akomeza kwakira abandi bakira nkaho nta cyabaye. Ariko buri kanya wa musore yajyaga amuhamagara bakongera kuganira gake. Byageze hafi nka saa 5 z'ijoro abantu batangiye kugabanuka buhoro buhoro. Bamwe baratahaga, abandi bakajya hanze kuvugira kuri telefone. Wa musore yisaguruka ku meza areba Joyce. Joyce yegereye aho ari. Baganira amagambo make Scott atumvise, hanyuma Joyce aramubwira ati reka dusohoke gato. Wa musore ntiyagize byinshi avuga, ahita akurikira Joyce bakomeza banyuze ku rugi rwo ku ruhande rwajyaga muri parking. Scott yahise yikanga. Ako kanya hagurutse vuba, Gabriel tugiye he? Scott aramusubiza ati ndaje. Yarasohotse agenda yitonze kugira ngo ajye kureba ibyo bari gukora. Yasohotse yitonze kugira ngo batamubona. Yageze hafi yihisha inyuma y'izindi modoka zari ziparitse hirya. Muri iyo parking hari haparitse imodoka nyinshi zihenze. Wa musore yari yegamye ku modoka y'umukara nini cyane, Joyce ahagaze imbere ye. Mu ntoki yari afite envelope yari yahawe. Scott yakomeje kubitegereza acecetse. Joyce yahise akuramo amafaranga make muri envelope, ashatse kuyamuha umusore aramubwira ati ibyo ni ibiki ushaka gukora? Joyce ati ni cya gice cyawe. Umusore aseka ati uracyabifata kuriya koko? Oya, njye ntabwo mbuze amafaranga. Reba imodoka ntahamo, ubu suri kubona koko? Oya. Joyce amwenyura ati ariko niko twabivuganye.
Scott yumvise umutima wahagaze akanya gato nubwo atumvaga ibyo bari kuvugana, atangira kwibaza impamvu n'ikintu bari kuvugana. Umusore yamufashe ukuboko aramubwira ati njye ndi kubifata ukundi, wowe nta kwiyemera nta gukabya. Ikindi nubwo twari twabiteguye mbere, igihe twaganiraga numvise ndi kuganira n'umuntu wa nyawe, twabyemeranyije ariko sinkeneye amafaranga. Ndifuza kongera kukubona gusa, niba ubishaka ni sawa, ariko ndifuza ko twazongera gusangira nk'abantu babishatse nta mikino ibirimo. Utabishaka nabyo ni sawa, mbwira urumva ushaka iki wowe? Joyce yakomeje guceceka, hanyuma umusore arakomeza ati wampa nimero yawe twazabivugana neza. Joyce yafashe telefoni y'umusore yandikamo nimero ye. Muri ako kanya Scott wari wihishe inyuma y'imodoka hirya yumvise amaraso amuzamutse mu mutwe, yabonye ari kumuha nimero. Uwo musore yaramubipye nawe aboneye. Scott yarabibonye idasubira inyuma gahoro gahoro, yumva atagifite imbaraga zo gukomeza kubareba. Yagiye kureba Gabriel aramubwira ati dutahe, abakobwa bakora mu kabari sinzongera kubizera, baba bafite ubundi buzima. Gabriel ati nawe yaragukinishije, njye nabimenye mbibwiwe n'uriya mukobwa batahana ku kagare. Kubera ukuntu nabonaga urukundo rwanyu ruri kwihuta, naramubajije nti ubundi uriya mukobwa akunda Scott? Nawe ati cyane. Ndongera nti none se ubundi ni muntu ki? Arambwira ngo usibye kuba akora mu kabari nta kindi nanjye muzeho. Yarakomeje arambwira ngo ntabwo ari inshuti cyane kuko ngo uriya mukobwa uriya musheri wawe nyine ngo agira amabanga menshi, ariko nanone ngo icyamubwiye ntajya kijyana ahandi, ngabona agenda amwizera gake gake ugereranyije n'abandi bakorana. Gabriel yarakomeje aramubwira ati rero nanjye nanze kwigora, ndavuga nti nzakurabura tuze kureba, none ntacyo utabonye, nicyo cyatumye kwemerera urukundo vuba. Nta karaya kari kuzaguta mu mutego kakagukura uduceri twawe twose. Scott aterekeraho, byarangiye dutahe. Bavuye muri ako kabari nta kindi bavuze. Mu nzira yose Scott yaracecetse. Gabriel yaramurebaga akabona ntacyo yamubaza. Iryo joro Scott ntiyasinziriye, yari afite telefoni yakayireba akongera akayishyira hasi. Yibukaga uburyo bwa mbere abonanye na Joyce, uburyo yamusekeraga, uburyo yamwitagaho nta buryarya, akabihuza n'uko yari yabikoze kuri uwo musore wundi, akumva atazongera kwizera abakobwa cyane cyane abakora mu kabari. Yicuje icyatumye yishora mu nkondo, gusa cyari igitutu cy'abagenzi be ndetse nabo yarabarakariye. Bukeye bwaho nimugoroba Joyce avuye ku kazi ku manywa, yagiye aho yari yasize akagare ke. Yibwiraga ko we na Scott bagiye kuganira kuko ariho bajyaga bahurira mu gihe batari buvugane byinshi cyane. Mugenzi we wa mukobwa we yarabizi ko agomba kumusigana n'umusore bakundana akigendera. Joyce yasanze Scott amutegereje, yahise amwenyura ati none si uyu munsi wategereje kuva ryari? Twebwe nibwo tugisoza, mwebwe mwasoje akazi kanyu ryari? Ariko ako kanya yahise abona mu maso ha Scott hadasanzwe hahindutse, nta kumwenyura nta n'umutuzo yari afite. Joyce yaramubajije ati byagenze bite? Scott yamurebye akanya gato, ubundi aravuga ati ndashaka ko dutandukana. Joyce nk'utabyumvise neza ati ngo dutandukane uvuze ngo iki? Scott arongera ati byarangiye hagati yanjye nawe. Joyce yaramwegereye ati Scott hari ikintu cyabaye? Scott aseka byagahinda ati none se ushaka kumbaza icyo nabaye? Joyce ntiyari gusobanukirwa neza ibyo ari kuvuga. Scott yarakomeje ati narakubonye ejo, narakubonye muri parikingi, nabonye utanga nimero yawe kandi nabonye uko witeretera abagabo. Joyce yashatse kugira icyo avuga ati Scott reka nsobanure, ariko Scott yahise amuca mu ijambo ati gusobanura iki? Ko ndi ikigoryi? Ko ndi umuswa? Ndabizi ndi umuswa, ndi ikigoryi, nta nubwo nyine ngenze kuvugisha abakobwa, buriya niyo mpamvu wabonye ntacyo nakumarira. Umukobwa ati Scott siko bimeze. Nawe ati none bimeze bite? Joyce yumvaga umutima utangiye kumeneka. Yagerageje kongera kuvuga ati wendi mu mwanya, nibyo nari ngiye kugusobanurira kandi wari kuza kunyumva. Ariko Scott yazunguje umutwe ati oya, nari naranze kwemera ibyo wambwiraga, ariko ubu namaze kubibona. Joyce turimo kuncira urubanza utazi impamvu. Scott yaramusubije ati impamvu ntacyo kimaze. Yarindukiye atangira kugenda. Joyce yamukurikiye intambwe ebyiri ati Scott ndakwinginze nyumva nibura iminota mike, ariko ntiyahindukiye, yakomeje kugenda. Joyce yasigaye ahamureba agenda, mu maso ye hatangiye kuzamo amarira gahoro gahoro. Bwa mbere kuva bamenyana yaramuciriye urubanza atabanje no kumva ukuri kwe. Nyuma yo gutandukana uko hashize iminsi 5 yose batavugana, telefone ya Joyce yari yuzuye ubutumwa bwa Scott yagendaga yandika agahita busiba atarabusoma. Hari igihe afataga telefone agashaka kumuhamagara ariko umutima ukamwangira. Ku manywa Scott yajyaga ku kazi mu ruganda rw'ikawa, gusa ntiyongera kugira umutuzo nka mbere. Imashini zabaga ziteza urusaku rudasanzwe, abantu bagaseka abandi bakaganira, ariko yumvaga ameze nk'utaraho, akumva ari wenyine. Iyo yabonaga aho Joyce akorera umutima we warakomerekaga cyane ukamurya.
bararebanaga yamubona akajya kugwa hasi. Joyce nawe yari yarahindutse, ntiyarakivuga cyane nk'ibisanzwe, yakoraga ibyo ashinzwe akicecekera. Hari n'iminsi yajyaga kurangiza akazi agahita agenda nta no gusezera ku bantu benshi. Abantu bamwe bo ku kazi batangiye kubona ko hari ikibazo hagati yabo. Umunsi umwe saa sita, Egide yabwiye Scott ati kumeze nk'umuntu urwaye. Patrick ati Joyce mwari mukwiriye gushwana, nta rukundo rwihuta kuriye, kandi gukora mu kabari none akajyana abagabo mu cyumba ni ibintu bikomeye, ukwiriye kwishimira ko watandukanye na Maraya. Scott ati nimwe mwanshutse mwabarezi mwe ngo njye mu rukundo none muri kunyishima hejuru. Gabriel waruzi byose yaramubwiye ati nuko ari urukundo rwa mbere ugiyemo, impamvu biri kukubabaza nuko nyine utarabimenyera. Urakundana bakagukatira cyangwa se ukamukatira, ejo ugakundana n'undi gutyo kuzageza igihe uzahitamo muzabana. Nawe mama ushobora kubana akaguha divorce cyangwa se ukayimuha, ni ibintu bisanzwe, ariko ntabwo bikora ko umuntu agomba kujya mu rukundo. Wowe ikibazo cyawe ni uko wakunze umukobwa utabanje kumenya no kwemera uwo ari we. Scott yaracecetse yanga kubavugisha. Nijoro ageze iwe yararyamye ariko ibitotsi byanga kuza. Yakomeje kwibuka amagambo Joyce yamubwiye bwa nyuma ati urimo kuncira urubanza utazi impamvu. Ubwo nibwo bwa mbere yatangiye kwibaza niba koko atarahubutse. Yibutse ko umukobwa yakundaga kumubwira ati ujye wirinda gusesagura amafaranga yawe yose, cyangwa ati ntukajye ukora amasaha arenze y'umubiri wawe ushoboye. Yari amagambo yoroheje ariko ari ay'umuntu umwitaho. Ubundi uwo mukobwa nawe yarabitekereje asanga atararyamaga, ariko yabaga ahangayikishijwe nuko yaryama. Umukobwa amubwiraga atyo kandi wakora nijoro. Yarazaga gukora ku manywa akirirwa mu ruganda, nijoro akajya mu kazi agatanga saa 5 cyangwa saa 7, kandi mu kazi nawe ari gusinzira ku manywa. Ibyo yamubwiraga byari amagambo yoroheje ariko y'umuntu wamwitagaho. Umusore atangiye kwibaza impamvu atigeze ashaka no kumva ibisobanuro bye, agahinda gatangira kumwica. Mu gitondo cyakurikiyeho yagiye mu kazi. Karangiye kare afata umwanzuro wo kujya kureba Joyce. Joyce akimubona yahinduye isura, nawe nta kumwenyura nta byishimo, amwereka ko ashaka kwigendera. Scott yegereye aho yari ahagaze aramubwira ati Joyce ndashaka ko tuvugana. Joyce ati twavugana iki kindi? Scott ati ndagusaba iminota mike gusa. Joyce yanze kubyemera ako kanya. Yarebye hirya no hino nk'uri gutekereza niba koko bikwiriye. Amaherezo yaramubwiye ati reka tujye kuganirira hariya. Bambutse umuhanda bajya kwicara ku ntebe zari hafi ya cafe nto yari ahantu hatuje. Aho hantu habaga abantu bake cyane. Baricaye bamara kanya nta uvugisha undi. Scott niwe wabanje kuvuga ati Joyce ndashaka kumva ukuri kwawe. Joyce ati ukuri? None se nibwo ubyibutse? Scott ntiyasubije. Joyce arakomeza ati uzi impamvu wandetse? Nuko utazi ubuzima mbayemo. Njye nawe tubaye mu buzima butandukanye. Reka mbikubwire niba ari byo shaka. Ndahera hasi kugira ngo ubyumve neza. Iwacu ibintu byarahindutse cyane kandi hashize imyaka 2 bibaye. Papa yari afite ubucuruzi bw'ikawa. Yari umuntu umeze neza. Twabayeho neza igihe kinini ariko yarahombye. Yafashe amadeni menshi ngo yongere gutangira ubucuruzi bwe, gusa byakomeje kwanga. Kuko nyuma mama yaje kurwara kubera kumuvuza kenshi, amafaranga arushaho kubura. Murumuna wanjye muto yaragikomeje kwiga, ahindura ikigo kubera kubura amafaranga ahagije. Scott yumvise umutima utangiye kuremererwa, akomeza kumutega amatwi. Joyce akomeza avuga ati papa yageze aho yiheba. Hari imbyamara umunsi wose mu rugo nta kintu avuze. Nari nsanzwe nkora mu ruganda hano, ariko amafaranga yaho ntiyarahagije ngo ngire icyo mfasha umuryango wanjye. Umusore yakomeje kumureba nta jambo. Joyce ati hanyuma umuntu twari tuziranye niwe wambwiye ko hari akazi muri Eclipse. Scott yateze amatwi kurushaho kuko arageze ku byo mu kabari. Joyce akomeza kuvugana agahinda ati oya Scott, sinkora uburayi nk'uko abitekereje. Ndi hostess, ndahostinga, nakira abakiriya, nkabereka aho bicara, nkabaganiriza. Iyo bishimye bamatipo. Ayo mafaranga niyo yishyura imiti ya mama, kuko papa we yarahungabanye hinduka nk'umusazi, ahora yicaye mu rugo nta kindi ashaka gukora. Ayo mafaranga niyo afasha murumuna wanjye gukomeza ishuri. Amafaranga duhembwa mu ruganda urayazi, nta nubwo duhembwa amafaranga angana, njye mpembwa amafaranga ari munsi yawe. Ese urumva yaba ahagije kugira ngo akemure ibyo bibazo byose? Scott yumvise nta jambo agifite. Joyce arakomeza ati biriya wabonye wabyibeshyeho. Nubwo ntumva impamvu waje kungenzura rwihishwa, nabikoze kubera amafaranga. Scott yahise amureba. Joyce ati nkuko nawe waje kundeba bwa mbere kubera Betty, niko na biriya byagenze. Uriya musore sinaryamanye nawe. Muri biriya byomba ndabizi pe, hari abajyamo bakaryamana, ariko njyewe ntabwo nabikoze. N'umwanya twamazemo urabihamya. Yacecetse akanya gato, bamara umwanya bose bacecetse, hanyuma arakomeza ati kiriya gihe twabanje kuvugana mbere yuko challenge itangira. Namubwiye ko ari umukino twateguye.
Akinjira nyine baravuze ngo umukobwa urabasha kumushimisha bagasangira baramuhemba. Agiye ku bwiherero namusanze y'urwihishwa mubwira ko nshaka gutsindira amafaranga nkaza kumuhaho 1/2. Scott ati none se ubundi biramubikora buri gihe? Nsobanurira neza. Nawe ati twe mu kabari twita ku bakiriya. Hari abakobwa baba bari hariya, umugabo cyangwa umusore w'umukire waje akeneye kumushimisha mu bundi buryo akabikora nyine bakajya muri biriya byumba akamuha n'andi mafaranga. Ariko nanone kuri uriya munsi twari twabetinze. Uriya musore yari yinjiye arakaye cyane ari wenyine, maze manager aravuga ngo umuntu aragenda agasangira nawe ku buryo arava mu kabari yishimye aramuhemba. Manager arakomeje aratubwira ngo ariko ko karakaye hari ubwo umwe yagiye akamwanga bigasaba ko ndajya afite ubundi buryo, ntagira uburyo bwo kumuganiriza akagenda akabimwemeza bagasangira agatuma ava hano yishimye. Ubwo ngubwo ubwanjye ndaza kumuhemba kuko uriya ni umukire cyane, anywa inzoga zihenze gusa, akunda kuza muri aka kabari. Icyakora ntituziranye uretse kumubona buri gihe. Yikije umutima mureba mu maso arakomeza aramubwira ati nkibyumva nashatse uko nayatsindira. Nibutse uko wambwije ukuri cyagiye habaye beti nyine muri kumbetingaho, nanjye ndavuga ni nimuca iryera ndamusaba ze kumfasha gutsindira amafaranga ntari bubyange. Hanyuma nagize amahirwe birahurira nahita ajya kwihagarika, nanjye mbaca muri nkumye njya kuvugana nawe musaba ko abandi bakobwa bose baraza mbere arabanga, njya akaza kunyemera ngakorera amafaranga none nkaza kumuhamo 1/2, hanyuma arabyemera. Nta kindi cyari kibirimo, gusa yanze kunyamuha ansaba nimero nemera kuyimuha kubera ko ntashakaga kumurakaza kandi amariye amafaranga. Scott yumvise agize soni, yatekereje uburyo amusize mu muhanda atamwumvise uko yamuciriye urubanza mu kanya gato. Aramubwira ati mbabarira Joyce, naraguhemukiye, sinaguhaye amahirwe yo kwisobanura. Joyce ati cyambabaje si uko washakaga gutandukana nanjye gusa, ahubwo ni uko umuntu nakundaga by'ukuri atigeze ashaka no kunyumva iminota 5 yonyine. Scott yagize agahinda kenshi kubera ayo magambo. Yaramwegereye aramubwira ati ndacyagukunda Joyce. Joyce ati ariko ibintu byarahindutse. Scott umutima utera cyane ati byahindutse bite? Joyce ati uriya musore twasangiye yaratashye, ariko ngo yari yamaze kunkunda by'ukuri. Nari nzi ko ngomba guhagarika ibyo kuzahura nawe, gusa uhita unkatira ku munsi wakurikiyeho. Nahise mbimwemerera. Natekereje agahinda nzagira kubera kukubura, nemera kumpa amahirwe ngakamare akunyibagizeho gato. Scott yabuze icyo avuga. Joyce arakomeza ati twongeye guhura. Ayo magambo yahise atuma Scott yumva igifu kimufashe ashaka gutaka. Joyce ati yambwiye ko ashaka ko dukundana. None Scott amaze kumva ibyo byose yumvise umutima ushegeshwe n'ibitekerezo byinshi cyarimwe bitewe n'ibyo yari yarakoze. Ntiyarazi niba akwiriye no kongera gusaba Joyce amahirwe kuko ari we wari waramusize atamwumvise. Joyce nawe yaracecetse, yasaga nk'umuntu urushye cyane mu mutima. Hashize akanya Scott yaramubajije ati ese wowe uramukunda? Joyce yarebye hasi gato akorakora telefone yari mu ntoki ze aravuga ati oya, ariko anyitaho. Yambwiye ko ashobora kumfasha byinshi, mama ashobora kuvurirwa ahantu heza, murumuna wanjye agasubira mu ishuri nta kibazo. Yambwiye ko nava muri kariya kazi ka nijoro kandi nanjye ndabyifuza kuko ndyama amasaha make cyane ku munsi, ngeze aho maze kurambirwa nanjye. Scott yumvise nta jambo afite kuko ibyo byose we ntiyari kubimwizeza ako kanya. Joyce yahise ahaguruka aramubwira ati reka ngende Scott. Scott ati Joyce, sinzi niba nkiri umuntu ukwiriye kugusaba amahirwe, ariko icyo nshaka kukubwira ni uko nakunze umuntu wa nyawe. Ntabwo nyiri wa musore waguteretaga kubera beti. Ubu ngubu ngukunda by'ukuri. Nibyo koko narakurakariye, ariko nanone ndagukunda sinifuza kukubura. Joyce ntiyamusubije, yafashe akagare karagenda. Scott asigara ahamureba agenda. Kuva uwo munsi ibintu byarahindutse hagati yabo. Wa mukire yitwaga Gaburi yatangiye kwegera Joyce cyane. Yamuhamagaraga buri munsi, rimwe na rimwe akaza kumufata nyuma y'akazi bakajya gusangirira ahantu heza. Yamuganirizaga neza, akamubaza uko umunsi wagenze, rimwe na rimwe akamubwira ibintu bisekeje bigatuma aseka. Yari umusore uzi gufata neza umuntu. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa yari amaze kwishyurira nyina wa Joyce kwisuzumisha kwa muganga mu bitaro byiza kurushaho. Joyce yaratunguye cyane ati si ngombwa ko nkorera ibi byose, ariko byari bimwe by'abakobwa. Ni nkaho yaravuze ati ubundi ni wowe nari naravuze ngo nkorere ibi byose. Gabura amwenyura ati ntukubera ko ngukunda. Mu rugo iwabo ibintu byatangiye kugenda neza buhoro buhoro. Murumuna we yakomeje kwiga nta bwoba. Se wa Joyce atangira kugira akanyabugabo, nanone yongera kugira imbaraga, ubwenge bugaruka ku murongo kuko hari umutwaro wari ugabanutse. Yarongeye atangira gushakisha gake gake asubira mu kazi. Ariko nubwo ibyo byose byabaga, umutima wa Joyce ntiwari utoje. Buri gihe iyo yabaga ari kumwe na Gaburi hari undi muntu yabaga yitekerereza. Uwo ni Scott.
Na Scott ntiyacitse intege, yahisemo kwemera amakosa yakoze aho gukomeza kwinangira. Yabaririje iwabo wa Joyce arahamenya, atangira kujya ahinyuza agasiga amafaranga make yo gufasha mu rugo. Hari n'igihe amwohererezaga ubutumwa bugufi gusa ati ndizera ko mama azamera neza, cyangwa akamubwira ati waramutse ute Joyce. Nta kumusaba kongera gukundana nawe, nta kumuhata, ariko yakomezaga kumwereka ko amwitayeho. Joyce yatangiye kubona ko Scott yahindutse koko. Umunsi umwe akazi karangiye, yasohotse mu ruganda asanga Scott amutegerereje hanze. Yarahagaze. Scott ati ntugire ubwoba, ntabwo nje kuguhatira kumbabarira, nari nje kukubwira gusa ko nubwo wahitamo undi muntu, nzishimira kuba narigeze kugukunda. Kuba warigeze kwitwa umukunzi wanjye, numva bimpaye amahoro, ubwabyo birampagije. Joyce yumvise umutima uhindutse, kuko ayo magambo atari y'umuntu ushaka kumwemeza ko basubirana ku ngufu, yari ay'umuntu umukunda by'ukuri. Iminsi yakomeje kugenda. Gaburi yakomezaga kwereka Joyce ubuzima bwiza. Yaramusohokanaga, akamujyana mu maresitora meza, akamugura ibintu byiza, rimwe na rimwe akamubwira ko ashaka kuzamujyana no hanze y'igihugu. Abantu benshi bari batangiye kuvuga ko Joyce yagize amahirwe, kuko yakundanaga n'umusore ufite imodoka, ufite ibikorwa byinshi akora bimwinjiriza amafaranga. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, niko yatangiye kubona itandukaniro ry'abo basore bombi. Gaburi yaramukundaga, ariko rimwe na rimwe ukumva amufata nk'umuntu ashaka gukemurira ibibazo mu buzima bwe gusa. Scott we nubwo nta mafaranga menshi yari afite, yamufataga nk'umuntu ushoboye kwifatira ibyemezo. Umunsi umwe Gaburi yavuze ijambo riguma mu mutwe wa Joyce. Yaramubwiye ati niwemera ko tubana, ntabwo uzongera gukora. Mu by'ukuri bwa mbere yumva ayo magambo yasaga naryoshye mu matwi ye, ariko nijoro aryamye Joyce yatangiye kuyatekerezaho cyane. Yibajije niba koko ashaka ubuzima bwo guhora ategereje umuntu umukemurira byose. Yibutse uburyo Scott nawe yamurebaga nk'umuntu ukomeye ushobora kwihagararaho. Yibutse ko yamukunze mbere yuko amenya ibibazo bye byose, uko yihanganye akamusaba imbabazi nta kwigira umuntu ukomeye. Atangira kubona neza umutima we ushaka. Umunsi umwe nimugoroba, Gaburi yahamagaye Joyce amusaba ko bahura. Bahuriye muri cafe nziza ari hafi y'umujyi. Gaburi yamurebye amwenyura ati ndatekereza ko igihe kigeze ngo nawe umpembe unampe igisubizo. Joyce, ndashaka ko tuba couple nyayo, nta kintu nyima, nanjye singira icyo nkwima. N'ubundi ndabikora ngukorera ibintu byose, sinifuza ko wagira icyo nyima rero. Joyce yafashe akanya aratekereza. Mu by'ukuri Gaburi yari umuntu mwiza kuri we, nta kibi yari yaramukoreye, ariko umutima ntiwari kuri we. Yageze aramubwira ati Gaburi, ndagushimira ku byo wankoreye byose, wamfashije mu gihe nari ndi mu buzima bubi, kandi sinzigera mbyibagirwa. Ariko sinshobora kugukunda nk'uko nkunda. Njye ngukundira ibyuma, kandi nawe umpa buri kimwe ngo mbigukundire. Isura ya Gaburi yarahindutse. Joyce akomeza agira ati sinshaka kukubeshya. Gaburi yamaze akanya areba hirya, ubundi aramubwira ati ni wa musore sibyo? Joyce ntiyabihakanye. Gaburi yazunguje umutwe ati ndabona uko umuvuga amaso yawe agahinduka. Joyce yagize isoni. Gaburi amwenyura ati jya aho wishimiye muko, sinjya nkunda guhatiriza umukobwa uwo ari we wese. Njye nifuzaga ko umbera umukunzi, nkagira ibyo ngufasha, nawe ukamenya ko hari ibyo umugabo akenera ku mukobwa ukabinkemurira. Ayo magambo yayavuze nk'umuntu ubabaye cyane. Muri uwo mugoroba Joyce yahise ava hajya gushaka Scott. Yamusanze hafi y'aho bakundaga gusohokera nyuma y'akazi. Scott akimubona ahita atungurwa. Joyce yaramwegereye, hashize akanya nta n'umwe uvuga, aramubwira ati uzi ikintu cyatumye nongera kugaruka? Scott yazunguje umutwe. Joyce ati nuko nagerageje guhunga umuntu nkunda bikanga. Wamvuniye umutima cyane Scott, kandi byarangoye kongera kukwizera, ariko wabashije kwemera amakosa yawe nta buryarya, ntabwo wigeze wigira umwere. Ikiruta byose ni wo mutima wanjye unyoherezaho, ni wowe wahisemo. Nzi neza ko urukundo rwawe rucyuzuye, kuko utarunyanyagije mu bakobwa benshi mukundana. Ahari wazankunda nk'urukundo rwawe rwa mbere, ukankunda bizira uburyarya. Nibyo koko ibyo nakoze bifite impamvu, gusa nanjye nishyira mu mwanya wawe. Nkubonye mu buryo wambonyemo nababara cyane, nkwiriye kugusaba imbabazi, nakabaye narakubwiye ukuri imbere. Scott yanze ko akomeza kuvuga, ahita amuhobera, amarira amanuka ku matama yabo bombi. Mu mezi yakurikiyeho Joyce yavuye mu kazi ko muri Eclipse. Yakomeje gukora mu ruganda rw'ikawa ku manywa, ariko nyuma aza gutangira kwiga amasomo y'inyongera yo gucunga ubucuruzi. Nubwo bari basubiranye, hari ibintu bitari byakagiye ku murongo neza mu mitima yabo. Hari amagambo batari bakiciye ngo yavuganeho neza, buri umwe avuga ukuri kwe nta kurakara. Umunsi umwe ari nimugoroba nyuma y'akazi, bahisemo kujya kwicara ahantu hatuje bakaganira. Joyce aramubwira ati Scott, hari ibintu nkibaza kugeza n'ubu. Scott ati ni ibihe?
Joyce yamufashe ikiganza aramubwira ati sheri, nakoze amakosa kuba ntarakubwiye ukuri hakiri kare. Nari nkiri gutinya uko wari kubyakira. Nari nzi uburyo abantu bavuga ku bakobwa bakora mu tubari. Numvaga igihe nzakubwira ko nkora muri Eclipse uzahita umbona nabi, ndavuga nahari nzakomeza kubiguhisha mu gihe runaka. Uko iminsi yagendaga ishira niko byarushagaho kugorana kubikubwira. Amezi ane yose twari tumaze dukundana cyari igihe gihagije cyo kuba narakubwije ukuri, kandi kuba warabimenye binyuze mu bandi bantu aho kubyumva nanjye ni ikosa ryanjye. Scott yikije umutima aramubwira ati yego, icyo gihe narababaye cyane, ariko nanjye nakoze amakosa. Nakabaye narakubajije ukuri bakimbwira ko ukora mu kabari aho kuza kukugenzura nkaho ndi umupolisi, kandi kiriya gihe nari maze kwemera amagambo y'abandi kurusha uko nizeraga umuntu nkunda. Mu by'ukuri ikibazo cyacu nticyari akabari gusa. Joyce ati ni ikihe kindi? Nawe ati twabuze kubwizanya ukuri no kwizerana hakiri kare. Joyce yumvise ari ukuri kuko nawe yari yarahishe ubuzima bwe bwa nijoro. Nubwo yari afite impamvu zikomeye zabimuteraga, kuba atarabimubwiye kare byari byaratumye ibintu biba bibi kurushaho. Hashize akanya Joyce aravuze ati ariko hari umuntu twese twababaje. Scott yamenye uwo ari we ati Sigaburi se? Joyce ati nta kibi yakoze, yankoreye ibintu byinshi byiza kandi ndi mu bihe bibi. Yarankunze, ankunda by'ukuri. Ntabwo yarazi amateka yacu yose, yarazi umukobwa yabonye mu kabari gusa. Ubu yumva abakora mu kabari ari abahemu kubera njye. Ndakeka atakongera kwizera umukobwa bahahuriye. Nkwiriye kuzamwandikira nkamusaba imbabazi. Scott ati nanjye ukimbwira ko yagukunze ndatangiye kumwanga mu mutima mwangira ubusa. We yaragukunze kandi si ikosa yakoze. Nibyo koko umwandikira umusaba imbabazi, si ngombwa ko akubabarira, ariko nanone uretse kuzimusaba nonaha uzazimusaba inyuma amaze gutuza. Joyce ati yaradufashije kandi amaherezo niwe byarangiye ababaye. Rimwe na rimwe nicira urubanza nkumva narakoze amakosa. Umusore ati ukwiriye kwicuza ariko nanone ukwiriye no kubihagarika. Si ngombwa gukomeza gutekereza ku makosa yawe yahashize ngo akubuze gutoza. Ukwiriye kuyatekerezaho kugira ngo uyigireho nibura. Niba unkunda ukumva uticuza umwanzuro wafashe, ntukwiriye gukomeza kubabazwa n'ibyo wakoze. Reba icyo umutima wahisemo aba ari cyo ugenderaho. Mu by'ukuri Gaburi yari yarababajwe cyane. Yari yaragerageje gukunda Joyce mu buryo bwe bwose. Yari yaranamwemereye kumufasha nta nyungu amutegerejeho. Ariko umutima wa Joyce ntiwari uwe. Joyce yamwandikiye amusaba imbabazi ko yamubeshye urukundo kubera ihungabana. Gaburi yarabusomye amusubiza ijambo rimwe gusa ati okay. Nyuma y'igihe Gaburi yaje kwiyakira yemera uko ibintu byagenze. Yakomeje ubuzima bwe ndetse aza kubona undi mukobwa nyuma y'amezi menshi. Ariko hari igihe yajyaga yibuka Joyce nk'umuntu yakunze by'ukuri, umutima we waramaze guhitamo undi mbere akumva nyine anamurakariyemo gake. Gusa ni nkaho nawe yari yaramufatiranye akiri mu bikomere, kandi burya si byiza guhita ukundana n'umuntu watewe indobo wanduka ako kanya ataranakira neza ibyamubayeho. Gaburi we ntabwo yari abizi. Ubundi amahirwe aba hari ku muntu ugitandukana n'uwo bakundanaga, iyo bari kumwe bakundanaga kuko bya nyabyo ikosa ry'abatandukanyije rikaba ridakomeye cyane, baba bashobora kwitekerezaho bagasubirana. Iyo ujemo hagati utyo utabizi cyangwa se uhubutse uri kumva hari icyo wakora ugafasha umuntu gutuza, hari igihe bombi bagaruka bakagukandagira umutima wawe bakawusya. Joyce yakoze amakosa ariko nanone ahitamo ukuri, ntabwo ari kongera amakosa ku yandi. Yabwiye Scott ati gukomeza kwakira urukundo rw'umuntu kandi uzi neza ko umutima wawe uri ahandi birababaza. Icyo nicyo kinyoma gikomera kurushaho, nicyo kinyoma kibabaza cyane. Scott yamufashe ikiganza atangira kugenda bari intoki ze aramubwira ati nibura ntiwamubeshye igihe kirekire. Joyce aramubajije ati none se uzi icyo nize muri ibi bihe byose? Scott yazunguje umutwe ahakana. Joyce ati nta rukundo rwaramba rutarimo ukuri. Umusore nawe yaramwunganiye ati kandi nta kwizerana kwaba guhari mu gihe abantu batinya kubwizanya ukuri kandi bakundana. Nyuma y'igihe kitari gito baje gukora ubukwe. Inshuti ze za hafi zari zihari kandi Gabriel, Egide na Patrick bose bari bahari. Igishimishije, Gabriel na bagenzi be babonye ubukwe burangiye bajya kubasaba imbabazi. Joyce na Scott bumvaga nta makosa bakoze bakwiriye gusabira imbabazi, ariko yari ahari. Gabriel yakoze amakosa kandi si amakosa y'umuntu mubi washakaga gusenya urukundo rw'inshuti ye nkana. Ahubwo yakoze amakosa abantu benshi bakora batabizi, yo kuvuga ibintu bashingiye ku myumvire yabo no ku byo babonye kuri bamwe bakabigira rusange kuri bose. Ikosa rya mbere Gabriel yakoze ni uko yaciriye Joyce urubanza atamuzi neza. Yaravugaga ati abakobwa bakora mu tubari bose baba ari indaya. Iryo ni ikosa rikomeye kuko yafasha abantu bose bakora ako kazi kimwe atitaye ku mpamvu zituma umuntu akorayo cyangwa ku miterere ye bwite.
Gusa yaje kumenya ko Joyce atari indaya ahubwo ko ari umukobwa wari ufite umutwaro uremereye w'umuryango. Ibyo byamwongereraga kumva ko akwiriye gusaba imbabazi akanabishishikariza bagenzi be. Ikosa rya kabiri bose bahuriyeho nuko bateye Scott gushidikanyaho kumufasha kuganira na Joyce. Iyo baba ari inshuti nziza kurushaho bashoboraga kubwira Scott bati nibyo koko umukunzi wawe ushobora kuba akora mu kabari, niba ari ukuri rero banza ubimubaze muganire. Ariko kubaka ukwizerana hagati yabo bamusunikiye kujya gukora igenzura rwihishwa. Ibyo nibyo byatumye Scott ajya mu kabari afite umutima wamaze kuzura kugira ibyo yishyiramo, yamaze kugira ibyo yanzura mbere na mbere y'uko abona ukuri. Ikosa rya gatatu nuko bakoresheje amagambo akomeretsa. We na bagenzi be kumara igihe kinini bamwita ikigwari, ikigoryi n'andi mazina amutesha agaciro, bakamwita umusore utinya abakobwa, byashoboraga gutuma afata ibyemezo bibi kubera igitutu aho kubikora kuko abyifuza. Ni nabyo byatumye Scott atereta Joyce bwa mbere kubera Betty aho kubera ko yarabikuye ku mutima. Ariko kandi Gabriel ntiyari umuntu mubi burundu, ni nacyo cyatumye yifuza ko n'abagenzi be basaba imbabazi kandi bakabikora. Niwe wazanye igitekerezo ngo basabe imbabazi. Hari ibintu byiza bari barakoze byari bifite ukuri guke. Nka Gabriel yamenye ko ari byo Joyce yahishaga koko, abibwira bagenzi be, nabo bamubwira ko kutamubwira ukuri bishobora guteza ikibazo kandi mu buryo bwabo bumvaga bari kurinda inshuti yabo kubabara. Ikibazo nuko bakoresheje imyumvire rusange aho gukoresha ukuri no kuganira. Ibintu biri rusange ku bantu bose, hari igihe ku wundi muntu biba bidakora, hari igihe ku wundi muntu biba bidakora bidahura. Wowe tugeranye ku musozo ujye wibuka ko hari abantu batanga inama badasobanukiwe inkuru y'umuntu yose, batazi ibyo ari gucamo. Hakaba abantu bacira abandi urubanza bashingiye ku kazi bakora cyangwa aho babarizwa, ndetse hakaba n'abatera inshuti zabo ubwoba aho kuzifasha gutekereza neza. Niyo mpamvu nyuma Scott yaje gusobanukirwa ko ikibazo kitari amagambo inshuti ze zamubwiye gusa, ahubwo ko nawe yemeye ko ayo magambo arusha imbaraga kwizera umuntu yakundaga. Kuba ushaka kurinda inshuti yawe ntibiguha uburenganzira bwo gucira abandi urubanza utabizi. Kandi rimwe na rimwe nubwo abantu benshi batabyemera, inama mbi zituruka ku bantu baba badufitiye urukundo, ariko nyine bikabaho mu gihe bo baba bafite ubwoba ku bwacu, bafite imyumvire mibi cyangwa bafite ubumenyi buke ku buzima abandi babayemo. Byose babikora kuko baba badukunze, bifuza kutubona twishimye, ariko nanone bagakora amakosa batabizi kandi bagakora amakosa akomeye. Kubw'ibyo n'ukunda umuntu ntuzihutire kumucira urubanza utazi impamvu z'ubuzima bwe. Ariko kandi n'uba ushaka kwizerwa no gukundwa by'ukuri, ntuzahishe uwo uri w'igihe kirekire. Urukundo rw'ukuri ntirwubakirwa ku mafaranga cyangwa ku magambo meza gusa, rwubakirwa ku kuri, ku kwizerana no ku bushobozi bwo kumva umuntu no mu gihe ibintu bisa nabi. Nadusoreje iyi nkuru. Niba hari icyo yagufashije uduhe like. Bye naho ubutaha.